Tucson 2011 ku mafaranga miliyoni 12 urabasha ko wayegukana no gukatura turakatura no gukopa turagukopa. Nuko tuje kandi nuko tugaruke na za modoka z'imiturika, tugaruke na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka za bajeje tafaranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Brashari TV, ariko niwe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Reba imodoka ntuze ko wamvuna. Nakubwiye ngo dutajyanye na Tucson 2011 ku mafaranga miliyoni 12. Uko uyibona niko isa. Iyi modoka ni nziza cyane, nyirayo arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, arashaka icyitwa inote koko. Dufite imodoka nyinshi uyu munsi, ndashaka kwereka imodoka nyinshi cyane, ariko iyo wayizindi uraje uyibone gato cyane. Ikintu utagomba gukora ni ukuvaho ukajya kure ya Brashari TV. Ndaje nkwereka imodoka nziza y'agatangaza. Reba RAV4 ancien modèle automatique. Iyi modoka nyirayo nawe arashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, nawe arashaka icyitwa inote koko. Ifite ubwiza, ifite ubuzima n'ubuziranenge, ntiyaguye ntiyahirimye, ifite controle na assurance mu gihe kingana n'umwaka wose. Reba ubwiza bw'imodoka bayita RAV4 ancien modèle automatique. Ndagira ngo umenyeshe ko iyi modoka ifite ubushyashya kandi rwose nta nubwo igiye izi modoka ntago zijya zinywa. Iyi modoka rwose igerageza koko. Ubundi habaho ubwoko bwa RAV4 automatique anywa, ariko iyi ntago inywa. Yitegereze neza, niba ufite gahunda yo kugura imodoka ya RAV4 ancien modèle automatique muri uyu mwaka turimo wa 2024, ntize ko yagucika. Reba duhamagare kuri 0788 497 nizo nimero ubona kuri screen ya Brashari TV. Tugiye kubashumika. Mvugira ngo Brashari TV hejuru. Niba uri mu Brashari vuga ngo Brashari TV hejuru. Niba naraguhaye imodoka ikakubera nziza vuga ati ngo hejuru. Aba Brashari mwese twahuye nkabahereza imodoka, ndibaza ko mwazifashe neza kandi zababereye nziza. Nta gukabya aha ngaha tuba dufite. Aho ngaha ntabwo tuba turi gukabya umuvandimwe wanjye nshuti magara. Mboneraho gusuhuza aba Brashari mwese. Reba saro y'imodoka uyirebe, hanyuma uze kuvuga ngo Brashari ngo nta kintu ubu wakoze ngo icyakubwira ngo ni ukuri nakoze icyo ngomba gukora muvandimwe wanjye nshuti magara. Mboneraho gusuhuza aba Brashari mwese, aba Brashari muri burasirazuba bw'u Rwanda, aba Brashari muri burengerazuba, aba Brashari mu majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali mwe tubana buri munsi. Murambasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe. Ibaza ariko murambasabira umugisha n'amahirwe ngo bibane namwe. Ariko rwose buri ikintu kizambabaza ni ukuntu ushobora kuba ufite inzu zo kuzatunga imodoka, hanyuma ukaba ugiye gushira nta modoka uguze. Ubwo se uzayigura muri mwaka. Ariko mujyemo mutekereza, munasabe kandi munasoze n'inzozi zanyu. Kuki mutinya? Muratinya mwebwe, muratinya. Muzatinyuka ryari? Igihe ko natinyutse muzatinyuka ryari? Twikomereza sha. Icyo nzi cyo ni uko ugiye kunkurikira, hanyuma ubundi tukaza gusoza tugendana neza. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicajeho undi. Umwana w'umusore ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro nzinga ibikapu nderekeza. Niko gukora next
bikurikiye. Brashar TV, Brashar Special Technician Society icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza ko umeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Brashar TV, uri wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashar TV hakaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ntibisanzwe kuri mikoro ni Brashar, nigena Emmanuel, uwo ni wenge. Wiba kwita n'ukurikiye Brashar TV, aka kanya ukaba ugiye kubona imodoka 1000 ku isoko. Imodoka zigurishwa, imodoka 1000 ku isoko. Nitwe dutunganya imiso twatumwemo kuri 98%. Nivuga ngo nitwe dutunganya imiso twatumwemo kuri 98%. Ni hahandi nkubwira ngo iyo uje kugura imodoka, misiyo gitunganya hahandi birenze ibitekerezo byawe. Ikindi tutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Uratekereza ko imodoka 1000 twakira wowe uzabona imodoka yawe gute? Uri muntu ki? Urinde ushobora kuza kugura imodoka ugataha utaguze imodoka? Ariko akamabwira abantu baje kuri Brashar TV, mujye muri comment, mutange comment. Urumva, mwandiko comment, muvuge. Akababwira mwibyiherarana, mugende mujye muri comment, muvuge niba naraguhaye imodoka mbi ubivuge, niba naraguhaye imodoka nziza ubivuge. Je nta kintu bimbwiye, icyo nzi cyo nuko muhe imodoka nabahaye muzajye mu ntangira uhamya abavandimwe banye inshuti magara, uvuge ati naguha wampaye imodoka naje mbishidikanya. Kuko abantu bundi baza bashidikanya ngo urabona, bareka tujye kuri Brashar TV tujye kugerageza amahirwe, ukaza ushidikanya wikurura ugenda gake utabyumva. Ariko ubundi imodoka 2,000,000 baho ariko se ubundi yimwe n'igice baho, wikurura ugenda gakeya kwizera. Ariko ubundi muzizera ryari? Ariko gake ukugera kuri Brashar TV ngenda kupita imodoka nkayibanza nkakwereka ya 5,000,000, nkagukubita ya 6,000,000 yivati, nkakwereka ya 7,000,000. Waje wifitiye amafaranga 6,000,000 bikarangira kugurishije imodoka 5,000,000 nziza, hanyuma cyangwa guhereje n'iya 8,000,000 biterwa, hanyuma ukajyana imodoka. Reka nkubwire, ikizakubwira ko waguze neza kuri Brashar TV nuko uzagura imodoka wakenera kuyigurisha bidatinze, nta kwezi kurashira muvandimwe wanjye, ukayigurisha amafaranga y'itayo wayiguze. Tekereza kugura nk'imodoka nka 8,000,000, wakenera kuyigurisha amafaranga 9,000,000. Ahanga reka tujye muri business. Ntago mba nguhaye imodoka ngo ugende ujye wirirwa uyitemberamo uyijyana kwahira nk'iyi. Iyi ngiyi ni Rava modèle manuel 5,000,000. Nuvuga ngo 5,000,000 nuko turakatwa kwigura ku mafaranga 4,000,000, kuko iyi ni nyaburayi, ni Rava 4 manuel y'uburayi, nayigura ku mafaranga 4,000,000. Ibaze, si 5,000,000, nayigura kuri 4,000,000 cyangwa nayigura kuri miliyoni, oya wenda nka 1,400,000 na 300 cyangwa na 200, kuko ni y'uburayi. Ariko kandi uyibuka ko ngomba kugura imodoka ku kiranguzo. Urumva, uzi utabyumva, nakubwira nari ndiho ndakubwira ngo uzi utabyumva ukagenda ukavuga ati se koko bizagenda gute. Ariko tekereza kugura imodoka ukayigura wenda nka 5,000,000, wakenera kuyigurisha amafaranga 5,000,000. Nari ndiho ndakubwira ngo ntago mba kugurisha imodoka ngo ujye wirirwa uyitemberamo ngo ugende ngo urabona icyo tugomba kubyaza icyo bita ifaranga irindi. Ukagura imodoka wabona ukunguruka akakungura, ukunguka miliyoni. Icyo nzi cyo nanjye mbaca kugira ngo byibuza nawe wabonaho miliyoni. Ndashaka gukundisha business, ndashaka kukwereka ko amafaranga ugomba kuyabyaza umusaruro, ukayabikuza, ukayazana kuri Brashar TV tukayabyaza icyo bita umusaruro. Urabyumva ute? Uri kubyumva cyangwa uri kubishidikanyaho? Ariko ubundi uratekereza gute? Ibintu byose bipfira mu bitekerezo, bipfira mu ntekerezo. Bipfira mu ntekerezo, nta handi bipfira.
ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV turi guteka imodoka ku isoko, imodoka z'imetrika, imodoka z'abakimoze, imodoka z'abajeje tafaranga. Wewe wankurikiye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko uzajya uzibona. Tuzasira utaha, see you, bye bye. Brashari TV.